wabona natiboneye umugabo umara agahinda aho yakubabaje hose. Ayiwe niwambwe ko umugabo adahari. Oh shit. Subiramo neza ibintu maze kuvuga. Yewe rwose nkubwije ukuri. Yewe Yesu. Payaki bigenze gute kuri akanye? Payaki biriwe. Ariko uzi kudakwita imbwa byorera imisega. Maki. Bite ko nsanze yuciye hanze. Ariko numva nashaka kwicara mu nshaka ko hanze. Cyane uko nyine twebwe ubu ngubu ibintu byakaze rwose. Yego. Ku kazi ibintu bimeze nabi. Dore no kugenda nkayicara nkahirirwa umunsi wose ngakora nkagerageza nkakora ariko byanze. Erega imikorere yarapfuye na amafaranga kibaho. Amafaranga yarabuze na ahantu hose. Ava byihore wa muntu. Ubu ndakubwira ngo noneho namwe twakorera ya miryango yacu bamaze kutwongeza bahagije 15,000. Okay, 15 ntago ari menshi habaye hari abakiriya habaye hari muvumo wayatanga. Kuko turi mu gihe kitari cy'amafaranga ariko urabona ko turi kwegera iminsi y'amafaranga. Oya niko bimeze. Yego. Niko bimeze rwose. Ariko rero ndabona n'umusatsi wawe kugenda umera ukuntu. Ukeneye angahe umurikira cy'umuriza cyo kugukoresha. Umusatsi wanjye. Nanjye narimo mbitekereza urabona nyine narashizemo kerire none zashizemo. Bari bazishyiremo veni ariko hari igisuko cyiza nabonye cyiza kuri YouTube. Bagisukira 30. 30. Wewe wigi ikibazo hano mu rugo rwanjye ibintu birahari urumva amafaranga ntago arayibuze. Niyo de 100 nge nabiguha. Ugakora umusatsi kamera neza. Gusa njyewe uranyikuzana hano mu rugo rwanjye. Niyemeje ko ngomba kukwitaho nkakwitaho ugakoresha umusatsi wawe inzara ukambara neza maze nkaranaza nanya zimbwa z'abagabo ngo zishaka kuzakuntwara sha ndabona ngiye kuhagera ariko ngiye kwemera nishyire muri risike nahasanga umugabo we ntahamusanga nasanga ari we wenyine uhari icyo pfa nuko nshaka ibyo kumubwira ndewe mubwira niyemeje ko icyo nshaka kuvuga ndahava nyivuze reka singiye gupfa ndabivuga rwose ejo bundi igihe nagiye mu kabari ndimo nanywa icupa nyine ubwo nari nicaye kuruhande rwa ruguru numva ibigabo bibiri byanuze ngo byo hirya
byicemo biganira bivuga ngo Samujinga afite umugore mwiza ngo ariko ngo tuzamuvizira paka ngo tumugezeho. oya ibyo bintu ntabwo nabyemera nta nubwo nabyumva. Buriya rero reka nkubwire kubana ni ukwizerana kandi ikindi cya kabiri abo bantu se ngenda bazi nawe ngendana nabo. Yamaye ndakwizera birumvikana ariko noneho abagabo bo muri iyi minsi barakaze. Nkawe nk'umugore hari igihe wazagera gutya ukabura intege ugacika intege ugasanga birakunze biremeye kandi atari wowe ari ukubera yuko mujya intege nkeya. Erega papa yaki urugo ni urugendwa. reba uriya mukubitwa n'inkuba sinari nzi ko bicaranye si uku ku mana yanjye uriya mukubitwa n'inkuba w'umugabo rebera kabisa nje kwirebera umugore umukubitwa n'inkuba baricaranye hanze ubu kuko ngiye nta kintu mvuze koko ye baba we ariko ni hahandi urugenge ni hahandi ni handi nzagufata nzashyira nkushikire rwose ntago reka ngende. Urugo ni urugendwa tugomba kugira inshuti zikatugenderera dukoresha ibirori. Reba nk'ubu ngubu abana bacu bakoresheje nka bidi byagenda gute n'abantu tubana nabo. Ibyo ndabyumva ariko ngewe ikintu nkeneye ahangaha muri ubu rugo urumva umushyitsi nkeneye ni mama wabyaye ndetse na mama wakubyaye. N'abandi bose baba bitwaje ngo turi inshuti z'umuryango ngo ibiki ibyo ntabwo mbishaka simbishaka rwose. Ubusebera ngombwa ko tugira ikibazo kandi tugakenera abantu mama naboneke na mama naboneke byagenda gute. Ariko papa yaki uzi ko ugiye kuba nka wa mukire ugiye kuba nka wa mukire hari umukire wari ufite amafaranga menshi. Mama yaki banza unyumve ndakumva nabyumvise ibintu mushaka kuganisha urimo uravuga ngo naba nk'umuntu hano mu rugo rwacu hari ikintu cyabuze. ntacyo. Amafaranga arahari ibyo kurya birahari ibyo kwambara birahari ndetse n'ibyo kunywa birahari. Abo bantu ukeneye ni ikibazo babazanye mu rugo rwanjye hano hangaha ngo numve ko bazafite nibura umumaro. Oya ntago ari ukuzana ntago kubana n'abantu wari uko bagutuye cyangwa se ari uko wabatuye ahubwo kubana n'abantu ni ukugira ngo nugera mu kibazo bazagutabara. Ntago ari ukuvuga ngo banuye ngo cyangwa se njye nagiye kubatura nugera mu kibazo b'abantu bazagutabara abantu babone yuko ubana n'abantu. Se papa yaki wabona abantu bana nabo ibyo ntago nabyanze ariko njye icyo nanze ni ukubona ziranya na zimbwa zintwara umugore. Ahubwo iyo telefone iyi telefone se iyi telefone nyine nanze kuyikoresha cyane kuko nta muriro urimo. utayiha bari abana se ngo bayicaginge ntabwo bari bahari bareze. Bari abana bagiye ngo mu kirori cy'abagenzi babo hari inyuma kwa wa mupapa nyine ari inyuma ngo bagiye ukina bidi nyine bakoreye bidi umwana wawo bigano umwe mujya baza kanakorana nawe kandi uramuzi. Ngaho nyumvira rwo ase ubundi nk'abagore mumezemo muteye mute niki kibaye papa yaki ubu uratinyutse ufasha uriya mukobwa wanjye urimo urakura amabuno yaraje amabere yaraje uramwohereje ngagiye muri ibyo bintu ntazi ngo ni amabidi. Ni bagenzi be kandi byari ngombwa ko nabo bajyana. Mama yaki ejo bundi ntago wa mwana uhara duturanye hano inyuma y'igipangu kwa Ntuze kwa Karangwa ejo bundi ntago bamuteye inda. Oya uriya mwana nawe n'umukobwa wabo yamaye mana we n'ukuntu bafite umukobwa mwiza. Yewe nimba ari ibyo ntahantu azongera kujya umva azajya aguma hano ntahantu azongera kujya ntago bishoboka. Uriya mwana n'ukuntu yari afite umukobwa mwiza ariko nawe papa yaki nta rikosa ujya ukora ntago ujya uganiriza abana. Umva byarambabaje urumva byarambabaje nkimara kubimenya nkimara no kubibona urumva
naramwitegereje ndamureba ukuntu asigaye atwite ayowe mbona neza neza ameze nk'umukobwa wanjye. oya we ntukabigereranya ariko n'umwana wacu. Tukiri aha ngaha ubu twavuze ibintu byinshi twahereye ku murongo ntacyo tutavuze, ariko narabona umwana wanjye yageze aha ngaha mu rugo. Gira vuba ugende ujye kumuzana. yewe reka nkubwire ngize ubwoba ukimbwira ngo uriya mwana bamuteye inda, ngize ubwoba. Gira vuba ahubwo reka njye kuzana umwana wanjye. Muzane njye kuzana umwana wanjye rwose. Muzane mwana we kuko abana barabatera amada baragira bate baratwita batujuje imyaka ngo ni ukubera ngo ibintu by'amapeti bagiyemo. Ibyo bintu njye ntabwo mbishaka ku mwana wanjye. Nagira muzane amuzana amushyirane mu rugo, nibura njye nzamwicungira. ariko nize ko umugabo nawe uhari. Urabizi neza? Ndabizi neza. Ntaratinde mu magambo rero. Reka nkwereka akantu nguha gafite ikintu gasobanuye. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki koko? Umugore wanjye yagiye he? Ntabwo namusize yicaye hano ahangaha. Umugore wanjye ubu yagiye he? Udasanga aziranye na zimbwa zaje kumureba. Abo numva ntago ari bo. Yego. Aka kantu ni ururabo. Kandi ururabo rusobanuye urukundo. Ubwo rero nkubwire ko ubwiza urwo rurabo rufite nibwo bwiza nawe ubwawe ufite. Oya urambeshye. Kandi nkubwire ngo uyu munsi ndaruhutse kuba tubonanye. Urambeshya. Ariko nizere ko umugabo wawe adahari. Umugabo wanjye nawe uhari. Ubu ubizi neza. Ndabizi neza. Reka nkubwire rero ngenda gukunda kandi uburyo nagukunzemo nyikubona bwa mbere uri kumwe n'umugabo wawe ndakubwiza ukuri nahise ngukunda. Ariko umugabo wanjye yarambwiye ko mujya munganiraho. Wabona natiboneye umugabo umara agahinda. Aho yakubabaje hose ayiwe niwambwe ko umugabo adahari. Subiramo neza ibintu maze kuvuga. Yewe rwose nkubwije ukuri. Yewe Yesu Payaki bigenze gute kurakanye? Payaki wiriwe? Ariko uzi kudakubita imbwa byorera imisega.